ufata kisate kimwe kino gifata ariko n'umushyira w'inzara ugasa nk'uworosha gutya ukubita mupaka kenshi usanga yari umugore ufite swingi afite hari abagore bavuga hari igihe usanga hano hari utubyi ukuntu cyari iki hano gutya kababwiye ko tuzabazanira utubyi ariko ubwo bamugejeje Mukagatare ni mwiza cyane ashobora kurusha undi mugore control nenge kubwira wabivuze nuko nari imbere ya kamera nakaberetse ukuntu sex ahanini ba Mukagatare ukuntu ba controllinga igituba cyabo iyo urimo kumurongora ku buryo wagira sentiment noneho kwa kundi urangiza y'amasohoro yawe akipinga igituba cyo gukomeza kikacyo kuri ya kabiri reka nkwereke na wundi wazarongora umeze reka nsoze Rita TV ni ukuvuga ko Mukagatare uvuga hari urabona ko iyo ushizemo gutya Mukagatare amenye ukuntu ayifunga nicyo nashaka kubwira arayibana ninja akajya ayifunga gutya wajya kuyumanura no ayifunga gutya wajya mu umva sikuna bakunzi ba Rita TV show tubahaye ikaze umunsi wa none tugarukanye utundi dukoryo kandi tugarukanye n'ibitekerezo bizima cyane byubaka ku bantu benshi cyane bagiye basenya ingo zabo bitewe no kuba wenda batanyurwa n'icyo gikorwa cya sex. Twagiye tubereka uburyo sex ku mugore n'umugabo ari ibintu bitari kuvuga ngo ni combat sauvage cyangwa se ari intambara ku buryo umuntu yakora sex nkaho agiye kwica umuntu. Sex ni ambiance kimwe nkuko wajya n'umuntu out ukaba warya gafi warya utundi tuntu turyoshye. Sex ntabwo ari kuvuga ngo wiyemere. Jya ntangazwa n'abantu kumva umugabo avuze ati jewe ntabwo kurongoye nakwice nkaguhanga. Okay, twagiye rero imbere ya kamera za Rita TV show murabona abantu batatu bakuze ntabwo ari batoya nubona bazi icyo bari buvuge. Njyewe uri inyuma ya kamera cyangwa behind Robert Original. Hanyuma ku ruhande rw'iburyo niho tugiye guhera tubona uwo wambaye imyenda y'umweru n'umukara yabukereye. Uraho Rita? Uraho. Ngaho suhuza abaduteze amatwi ndetse banadukurikira. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Rita TV show. Murabizi neza ko tubakunda cyane. Uyu munsi nagashya nukuri kw'Imana nagaseke gapfundikiye kamwe gatera amatsiko. Hanyuma rero tugiye gusimbuka hagati rero ako nako kuba ko hari nagwa ari akanogo bajya vuga ngo namazi arenga akanogo reka twishyire mu ko atari akanogo kandi amazi nagwa harenze. Noneho tukajya ku ruhande hano rw'ibumoso kuna mama muzuri icyo mukundira nuko agira udusatsi hejuru twenda gusa nk'utwa Fandelette Fred Rwigema-Gisa. Utwo dusatsi twawe witwa nde urinde bambe? Bakuzi ba Rita TV jewe ndi mama bebe ndabakunda cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda ku isi hose murabakunzi bacu. Lo mwese arabahaye salute ni no kubakunda. Hanyuma agataho ngaho twaba impamvu nakecetse nkagira ngo reka tubanze turebe inyamabara cyangwa captain ivugesha itayivuze mu rwanya kubaye no munundya no munwa itayivuze barakubaye. Tubwire reso za bakunzi ba Rita TV show. Kuri kwanza maze kusuza mbere yo kwivuga ndamanza usuza abakunzi ba Rita TV show. Yes mwana sinzi ko nayivuga mukande bakitaki naka subscribe hanyuma bakora iki banakore share balikinge hanyuma bakora iki balikinge na comment tena kabisa. Asante sana makana kuko Rita TV mama abamama babiri bifashe bakavuga reka
tuvuge ibyo mwana ni kuvuga. Yes. Aha ni mubamo muri kuba mubika za mbereka. Acha tubiseme tutia kuko tubitia zarani yani. Abangaba baje kubera ko badakunze Rita TV show. Nago yaje gusenya, yaje kubaka, iza kwigisha kugira ngo mwirinde no kuzasenya. Rero nitwa Captain Makanzu Mupaka Bayenka. Punga mputu. Benjamin. Hari umuntu ujya umamagara kabana. Kalalumbe. Puga putu. Oya puga putu. Okay, tugaheka. Rita. Okay, twagiye rero. Inshuti zanjye muzaje mureba kuri Rita. Sawa. Kandi sikia. Ndagakwihuta. Major Robert TV. Nabo baje hano. Baza subscribing. Kuba noneho Major Robert TV. Yasubiye hano. Ati aho ngaho. Uyu nguyu ni Malkia. Niwe mugore wa Major Robert TV. Kabisa. Ni uyo. Abakunzi ba Major Robert TV. Niba ukunda Major Robert TV, nta buryo kutakundamo. Kutakunda cyane. Hanyuma babwire no kuri Mama Bebe. Mipaka. Mama, uwa. Mwabonye nzamu yakaguru. Noneho reka usuzugure. Allo. Kama yaravuze arabikunda cyane. Ya. Ni umugore. Apa no ni umugore ugoro mitaye ko. Ni umudamu, ni umumama. Ushobora kuguha inyigisho. Ariko nimero zanyu mujye muzishiraho. Zijyaho zijyaho hano bajye bazisanga. Ashobora kukugira inama. Ashobora kukugira inama akakugira. So ndasoje. Ndabizi ishari abanyeshari n'ubwo batagiye kuru. Okay, amagambo aryoha anyuranye cyangwa se biyemo ni byiza cyane kuko hano uyu munsi dufite ikiganiro gishobora kuza kubaho kirekireho gato kubera ko hari ibintu byinshi cyane tugiye kubabwira bitandukanye nka hano mwari menyere ibiganiro gusa hatarimo n'ubuvuzi. Mu by'ukuri tubafitiye ubuvuzi, dufite n'abadokiteri babizobereyemo bizobere kuri Rita TV show aho muzajya muhura n'imiti, muzajya mugira ibibazo mukavurwa n'abaganga bakabaha imiti. Hari abantu benshi cyane bakunda kugera sigiwe ngo bashaka kugiriraho kwirikaho igitsina kirekire ku bagabo kandi kibyibushye, cyangwa washaka kirekire kimeze nka ferabeto ari gatoya, washaka ogunini bungana n'icupa rya mitsingi ariko ari na gunini nyari na guregure nabwo iyo miti irahari. Niba ushaka nano hahandi igitsina kimwe murabizi hari twari tumenyereye ko igitsina kivuka umuntu agifite amatama kimwe bita umubundankari, ariko noneho bashobora no gufata uriya mushokanyo bakawuhindura umubundankari none kikagira amatama n'amajigo. Umuntu yakibona akabona kwirikira ati iki nicyo cyo. Yaba ari muri siporo agikora abagabo bari muri gym bose bagahita bahungabana kubira iyo agakubita ubwana nko kuri za slide. Harashi none rero ukuntu bimeze icyo nicyo ari ikintu kamo wavuze Major Rita TV show. Waruvuze wanda so kuvuga ko ni hayi ijambo ariko icyo bita mushokanyo. Ubivuze mushokanyo ariko ntabwo wahise sobanura mushokanyo. Twaje tubibona ba Mama Bebe na Rita bagiye mushokanyo ni gituba kuma kitere inyuma hahandi umugore wa yaryama gutya wagishiramo urongora mwamureba kwa kundi abantu uri umushitsi ugiye ahantu bakabasasira ahantu ariko agatoma ariko umuntu arongora hagaze atanabumbuye amaguru nta utazamiye akaguru kubera umwanjye cyangwa n'abandi bantu bakitse amaguru bakoze kuzamura utuguru twabo tumeze gutya ariko noneho umushokanyo irakorohera unaingia haraka ni karibu tena uingia meki kiba kiri inyuma mbese na gari indi bamba ingia pole kiba kimeze nk'ikingurube mbese kimeze nk'amabya y'ingurube inyuma. So rero najya ngo urakoze cyane Captain Maganzo kusobanura kuri ubwo bwoko bw'igituba. Najya ngo tubanze tubaze Mama Bebe abone kuza guhererekanya n'amakanzu ku ijambo rimwe kurigendanye na abagabo bafite complex zo kuba bafite utuboro tugufi
tuya bita nyabuningi ari natwo duto cyane iki kuntanze urugero ndagira impamvu avuga aho urugero najya kuko ni umumama kuneza rubanda kuntanze urugero kuko ufite akaboro gatose nabona wakamiye gute kandi utari umugore yagoze aho kutanze umugore kandi none muri hano muri kunteranya umura biragenda neza hano turi mukuri turi mu nyigisho turimo turatanga inyigisho ku bantu bose bashaka kuba bashobora kubaka ingo zabo mu buryo butabangamye. Mama bebe iyo umugabo ngira ngo ibintu mwarabisomye murabimetereza neza ku bantu b'abagabo birutseho imboro ngufi ndetse wenda rimwe na rimwe zikabana nto abo mwabisobanura no gutema amagambo make magufi. Murakoze binyamakuru abakunzi ba Rita TV twababwiye ko hano kuri iyi TV ari TV yubaka umuryango cyangwa se ikanabigisha uko akabariro gaterwa cyangwa se imibonano mpuzabitsina ikorwa. Umunyamakuru akaba ambajije ngo imboro ngufi ni ubumuga cyangwa se ni igisembwa cyangwa se ni irongora cyangwa irarongora, ariko mu magambo make imboro ngufi ni imboro ishobora kuba ari ngufi cyangwa ari ndende ari ntoya ngufi mu burebure, ariko nta busembwa ifite kuko imboro yose irarongora biterwa na position cyangwa se uburyo ki ashobora kuba yakurongora. Urumva impamvu ndimo kubikomozaho ntaraha amakanzu ijambo hari urabona abagore hari jewe nigeze kwabwira ko nigeze kugira umugirlfriend w'umuzungu ariko abazungu bakunda kubwira ngo fuck me hard abashaka ibintu ya papa kinjira ndani sana kinjira kubikora cyane. None mu gihe umuntu afite imboro ngufi hari gihe uwo mugore uba ushaka kuba mutera cyane umuhavinga sex kwiruka mwinjira ukamutonatona ukamwegeranya akaboro kashobora kuba wakoresha imbaraga nyinshi kurusha wa wundi ufite imboro ndende. Siko biba bimeze amakanzu urabyumva uteho. Ikibazo ni ko icyo navugaga ko ingero nyinshi Robert umunyamakuru yamaga w'ingero ariko nuko uri narareswe ariko abantu bose twahuye mwe mwabishyaniga muri comment awa none message nago zarangira mushaka kubona message ku jewe tubikora ari abantu nk'ijana buri muntu wese yiyandikiwe bagukomanta vuga itabivuga umuntu naro sasa rero nashaka ku mama bebe yavuze yasubije neza ku mboro ngufi ku mboro ngufi ya bita gapipi ariko ni mboro. Rero sasa biratandukanye ariko ntabwo ari agapipi ntabwo ari agapipi ni imboro ariko rero irahaguruka ariko ndashaka kubabwira mwibuke ko na imboro iba ngufiya n'umugore ukuntu utayameze. Nta rugero ntanga hano twicaranye nta muntu mvuze hatagira umuntu uza kuntera amabuye. Ni ukuvuga ko biratokana n'umuntu uri kurongora iyo ufite niba uzi ko uri umugabo ufite akantu imboro ntoya ntukamujye hejuru n'umujya hejuru biraba nta nubwo biri urabona hano hari ikinyama cy'abagore babyibushye hari ibinyama bitatu kimwe kibyimba hano noneho ukagira n'ikindi kibyimbye iki kibyimbye hano n'ikindi kibyimba hano. Reka mvuga oya abimbarije kuko azi ko ufite experience urumva ni ukuvuga ko urya umugore ndabona agira inama abantu bafite akapipi gatoya imboro ntoya najya kumurongora uzi kurongora umuntu ufite ikibuno nk'icya fuso wagira ngo ni actor samuterera dipine ntukemere ko agarama aryamishe gutya rubavu oya nta kibazo agira gutya winjiraho ukitambika urubuga ukitambika hano
ukinjira hano nuvuga ko iyo witambitse gutyo wazamutse aka kaboko ugafata gutya umufatira hano akaguru k'umugore ugafatira hano muri intozi ariko mama be ntabwo wabikora gato nkakwereka ntabwo ninjiza sinjira cyangwa kamufana dufite ejo bundi tuba twazanye ubunoza ubu wasafi ni ukuvuga ngo umugore aryamye siko ndi kubivuga mu kabyuka kandi ndi kubaha isomo akaguru umugabo akagafatira hano agafatira hano hejuru nyine akamwinjiramo none kandi kaguru kandi kaba karambuye noneho akinjira agasa nkaho yitambitse tayari iriya sexe y'umugore ihita imanuka hasi ihita yasama ikaba kinguze ariko nujya kumujya hejuru aragira gutya ibi bintu birahita bizamuka noneho avuga ngo ndananiwe kubera kumutsikana noneho kubera ko abagore babyibushye baba bafite n'imaribori menshi uyarebaho gatoya wareba no ku maso ye reba ukuntu abagore bateka amaso ni beza urabona ukuntu abagore ari beza ni kuvuga ko urangiza mbere yabo batanahazi wowe ushyiraho gusa gato ukarangiza ikindi tugira ngo ariko iyo pozisiyo ntabwo nararangiza kuri iyo pozisiyo ubikoze kuri iyo pozisiyo ntabwo urangiza vuba kuko tayari uzaba uri kunanirwa hano uri mu kazi mupaka noneho ukora gutya urumva tayari uzaba uri kurwana n'aka kaboko kataza kumanuka nikamanuka biba birangiye n'umugore noneho aza kukubwira wenyine uri kubwira kandi biba bisaba ko mukora muganira muravugana mujya muvugana ku bakunzi ba Rita TV ngira ngo yarababye nigeze kubyumvaho ageze mukuri sex muganira ese ngiye kurangiza oya boretse kurangiza niba ugiye kurangiza vuba kuramo iyo mboro yawe ugende niba hari terimusi y'icyayi niba ari icupa y'inzoga urinywe uganire ariko buri mugabo afite uburyo ukora ku gapiki kiwe atarangiza vuba hari n'urangiza duke akakomerezaho yazifunze biravana ngo hari impamvu icyo bita umugabo w'igikwerere nk'iyi myaka tugezemo twebwe niho ibikwerere nibo bagabo bita iyo urimo kurongora icyo bita kuzirika ni nk'ahandi urongora umuntu akajya ngo umurongo warangije akamuronga nk'igihe kirekire umuntu akwibaza umuntu arongora ati isaha cyangwa tuvuge iminota 30 niyo myinshi ku bantu muri iyi minsi bibisaba ko ikiganiro utakoresheje drogue uri natire uri nomo noneho icyo gihe nagiye mbona kera tukiri abasore wajyaga ku muntu ukavuga ngo ku basore mbarigane cyane bano basore tuba mu bivera mu kigo umuntu akarongora round 10 ukibaza amasohora avaye izo mbaraga kugeza igihe urangiriza umwuka kumva ko wahazi cyangwa ukajya ku muntu tuku ngo wakumviye santi ni crane bayita ngo kiri arimo kuzana noneho bikagusababisha kugira santema nyinshi cyane ukarangiza wataranarangiza ahantu ho umva abagore bakubwira ati iyi ni sore ziratuba abantu ziragutoba Rita TV na Rita TV reka ngusobanurira ako kantu kuvuga ko uri gukora ukahita bisaba umuti wawe biba bisaba ko muganira ikintu wavuze cyo kuganira nari narakigeraho nendaga ko ikintu kigendanye na abasore gisoze mvuge buriya icyo nshaka kuvuga nagira ngo yagikomoje nawe urazibona na Rita mama bebe na Rita ndashaka urakoze cyane hanyuma ku kintu kigendanye na dialogue ikiganiro cy'umugabo n'umugore bagiye gukora sex cyangwa umusore n'umukobwa nuvuga ngo
urabona ahanini umuntu avuga guhaya no kuvuga ngo jewe ndakurongora nkwemeze ndakwemeza ku mutima wawe urimo uvuga ngo uri umuntu uzi kurongora. Umuntu uzi kurongora n'uyu numwe numenya Fabrice zabe côté faible y'umugore, kandi ibyo biva mu muri dialogue, mu kiganiro. Iyo muganiriye ukamubaza sweetheart ahanga urabyumva uti avuga ngo ahanga nakunze cyane wagera ko mukorana aho ese mukomereza nk'uko acha kusaidia reka ngufashe ikintu kimwe. Uruva umugore urona bafite amabere nta mugore utagira amabere, bafite amabere bafite hano kandi hari ubuki. Ni ukuvuga ko gushaka ko umugore niba atanabigize wowe numva ko ufite ikibazo cyo kaputika imboro ntoya ushaka kurongora umugore akishima, manze umukore karese umutegure, ntukapfe kwinjira gusa wurira nk'ihene. Iyo ni fo no gutegura umugore. Ndagira ngo dusubire kandi hari utuntu tubiragira dufite ibintu tugiye abo turatuntu udusomye byagutwara iki utwa hasi se hari utuntu tugozi tubiri turahasi uvuga imishino imishino abantu nabo bitondekanye adukora isuku ngo gitego n'umugore wari bufite isuku. Uravuga ku mugabo mba captain iyo ugitangira kugira ngo umenye umukobwa ko afite isuku utangira kumusoma ku mabere ukamanura gato kagera ku mukondo, wagera ku mukondo amazuru cyo kubita hano ku hakabaye insi ya wenda yarazogosha aho ngaho ni utangira kumenya gatuyo kavayo cyangwa oderi indi muvamo cyangwa ari nziza ukamanuka ugafata umwanzuro. Ibyo uvuze nibyo waruka kagarukeho ko tugozi tubiri abundi babita twins. Izo mpanga ariko reka nkwereke izo mpanga umuntu azisomye zombi muzambabare kamera zanyu ari Rita muzamufate asohoka bareba ubwiza bwe oya okay nabyo zakorwa na kibazo ariko nagira ngo ubanze usobanura. Oya ndashaka gusonora kare turiya tuntu niba ari tuntu turyoherana turi urabona abantu benshi nuvuga ko nyenye ntaza kunshira mu ryo ko ndusoma mu bigaragara bagisoma nase watumenye utera wakase ni tubi. Oya ni twiza turaryoha. Yumva se urireze rero. Oya ntago nireze ariko ababikoze inshuti zanjye kugira batata bari inshuti yanjye ubwo murabikata ntabwo tubikora kuko n'abandi bose twongere tukamaze n'ikishori n'utangaza nanone dukomeza ikiganiro nagira ngo menyeshe abakurikira Rita TV show tubafitiye imiti yongera igitsina, tubafitiye imiti yongera ubushake ndetse no gufata akabariro ku rwego rushimishije umukunzi wawe, kandi ikindi cya kabiri no kuvura abantu. Iyo miti ntabwo itera abantu umutwe, ntabwo irwaza nangaruka na side effect, ni kuvuga ko inakusaidia igufasha. Iyo miti ya iri ku Rita TV show ni ukuvuga ko iyo miti ntabwo ahita kusumbua. Ikindi cya gatatu iyo miti ntabwo uzayifata igihe cyose, ufata kire yawe irangiza ukaba karaba ngira bigize ari kuko rafiki yangu alitumia Rita TV show yakoze imisi myinshi yabayo ni imisi 5. Ikindi yarangiye ebana niripiga mupaka kandi ubu hashize amezi ameze neza. Dufite ubuhamya tuzazana abantu ameze neza kuko turatuntu navugaga se ninde watumye yararyohera baba acha sheri itawaze ndusome arandusome film leasing. So nuvuga ngo abantu benshi hari abagore nabonye ejo bundi umugabo umwe w'umukonyine hano mu Banyarwanda binaha aza kumbwira ati nobase mu madamu wamujyanye ko atakiboneka ngo reka ngo insoresere zo muri kampani ukuntu zisome ibituba byabo ngo nabonye bazamusaza ngo bazamusaza ndavuga se we ntabwo bisoma ngo hano mu izina ry'Imana nabyo nakora. Ndavuga okay, kandi uvuga ngo umugore niba babyita kura abagabo n'ubyo gusisa. Noneho iyo umuntu wamusomye ari umugore ukamusoma hasi kenshi akabimenyera bituma aba chronic wabyo kujya Robert TV ya Rita TV biriya bintu
ni urukundo no gukunda kubera ko umugore ashobora kugusisa si umaraya ubundi mu rugo rw'umuntu mubanana niyo kintu cyubaka urukundo. Nigeze kumva acha kwanza niongee. Nigeze kumva mama bebe na Rita bari kuvuga kubaka urugo bisaba ubushuti, muri inshuti mu rugo muhitamo ibyo mukora. Ava sheri umunsi turakora prono. Barakora prono? Gute se? Prono ugiye kwikamera se? Oya ntabwo ugiye ndayikora fashion nk'iya murakora reka ndimo ndabariza abantu kugira ngo bumve abakurikira TV ni ukuvuga ko yuko niba reba ngira turi hano ritaratambuka Rita umugore na niyo mpamvu wafashe icyemezo cyo kumushaka. Afite tayi nziza aragenda aradigida ukuri. Reka ngo niba mbese mama bebe arakurakara mama uramutinya urashaka guca inyuma Robert. Oya ntabwo nakiri inyuma Robert ariko reka mbivuge oya reka mbivuge kuko ku ruhande njya mbivuga mbibwira ku inshuti zanjye n'umuntu ntwara naramugiye ko Meja Robert afite umugore uteye neza aratambuka ngira mwarabibonye mu kuri bonane yari yambaye deshire goza guki ariko niko mubonye ko Rita atambutse ko nta mugabo utamwifuza ubwo nyine uramwifuje oya Robert ko Robert nitwa afua kandi Robert agira ibintu by'ubuginga ashobora gufua tugashwana hando kandi turi mu kiganiro ariko se umunwa wari umuri n'umunwa n'utabivuga bari kubiki oya umunwa uteneza reka dukomeze na uyu mama bebe siko no ku mama bebe mama bebe rero mama bebe ni fiante ni umugore aho wamutwara hose nonse urimo kwamamaza abagore bacyo babaye tugiye kwiyamamaza kuri kamera nivugiraga munabari umunyamakuru. Sasa ndashaka kugira ngo nkubaze Rita ni ko hari abantu benshi cyane b'abagabo muhura ugasanga yivuga yipikapika yihaye amadaraka ugewe nakurongoye nakimura wazajya uhora umushaka cyangwa ukazanukwa ikintu cyitwa imboro. Ibi bintu mubyemera kimwe ubyumva ute kuri wowe? Kuri njyewe cyangwa ku bakunzi banjye icyo nabatangariza nuko kurongora ntago ari ukwinjira muri sexe uyinjiremo uyipikapikemo. Buriya imboro iryoha iyo wayishyize hafi hanze muri make igitsina kiri hejuru. Yes. Barongora nyuma hano inyuma barongora kuri rugongo inyuma hariya kwinjiramo imbere winjiramo kugira ngo n'umudamu wawe cyangwa akumve just having sex icyo bita ibi bita gusoka kugira ngo usoke uba rushaka nakongera ko wenda nicyagiye umuntu abashaka kugira ngo arangize cyangwa aryoherwe n'umugore ariko akanya kanini gato bivanga byose cyarimwe ariko akanini bagakomeza akora hejuru kugira ngo ku bakunzi bacu ba Rita TV show mubizi neza kurongorana imbere hano inyuma haryoha kurusha imbere ako hakaryohera cyane umugore wamenyereye imboro noneho umugabo we akaryoherwa cyane iyo maze kwinjiramo akajya anayivanamo yakubita yakumva uburyo urimo izira makazi twese ni kri kandi akantu twakwigisha akaruru make kusema kri dayo bita babyita kuniha no kundi dekambisobanura mu yandi magambo ubu najyaga mbwira abantu umugore ni nyanyoni ni ibintu bikora andika ijambo nyanyoni raza guhereza umugore icyo ari cyo nya nyo ni nya ya mbere nyara ni ha
nyonga, nyara nyonga, nyara nyonga nganiha, nyara nyonga niha. Ubu n'ubuje kuba ari qualified kuba umugore. Nyara nyonga niha. Novuga ngo rero aha yitwa kuri nyara nyonga niha uko ni hano murabizi no kandi no mu kuniha nabwo kuniha biratandukanye. Hari uwo ushobora kurongora akajya mu kuniha no kugira ngo hash na asante mu bundi kintu yo yenza kuba ndi umugore nakarangije umugabo nakisha umugabo umutwe kuko ubundi umugabo kugira ngo arangize ni kwa kuniha kuvuga ngo umugabo aho ngaho ni yaba ruwahe ngo bakunzi bari aho kakuvuga umugabo akava wese akarangiza n'ubwohongera. So kuniha k'umuntu niko konyine gushobora gutuma umugabo aba agira santima nyinshi cyane. Noneho icyo bita kunyonga ko n'umucyo mukwigisha no kwandika nka zero noneho kongera ukayandika unayisiba ubwo uko niko kunyonga. Noneho icyo bita kunyara yo abagore banyara bitandukanye kandi banyazwa bitandukanye. Nago abagore bose batsibura nibibaraga ari ushaka kubitira cyane hari umeze gutyo akuba gikubite rwose uko kubita n'amaboko ugaca no bwo kwa kabiri ukayifata cyane cyane kuba afite imboro nini ukagikubita ku buryo noneho uriya ntega amatwi turi mu masomo turi muri class no kuvuga ngo noneho wa undi ufite arundi uvuga ati jyewe nsigira akarangi ugasa nkusiga akarangi buhoro buhoro uwo nguwo nazo zikavuye kanyara noneho ari nundi ugushaka ngo kubita urambika iyo noneho ari ushaka none umujyazi imboro wayimize n'abantu biterwa ari n'abandi noneho abantu tuvuga abantu banyara hari akantu nshaka kubabaza ariko gihe ndakazi nibibananira gihe ndaza kubyisubiza n'ikibazo ngiye kubaza umuntu witwa mama bebe kuko ufite n'ikindi ndo kubaza nakubaza ibibazo bibiri. Ese aho mwaba mwemera yuko hari Mukagatare uryoha kurusha umugore ufite amazi nyara? Ubundi icyo ntabwo nacyemera kubera ko amavangingo cyangwa se koroha kuko amavangingo aza umugore yamaze yatangiye koroha ububobere buriya bwo mu gitsina. Rero iyo uri Mukagatare n'ubwo bubobere ntabwo ubona kubera ko ayo mazi aza after yo kubobera. No kuvuga ngo umugabo arababara iyo akubise cyangwa se acumise acumika nko kwibuye. Nicyo ndaza aho usubiza icya uvuze nkawe nibyo wize nibyo. Aha noneho abakunzi bacu bakurikiye Rita TV show ndashaka muze kwandika muri comments mwemeza muri debate. Byo ndashaka kuvuga ngo hari Mukagatare uryoha kurusha umuntu nyara cyangwa umuntu uri majimaji makanzu icyo nyicyo arakivugaho iki umuntu urakuriyana niyo umuntu ukuriyenda urakunyima ijambo go ahead uri kunyima ijambo reka mweke Mukagatare icyo wavuze mbere ubundi wabehereyeho kare wari wabivuzeho kare nuvuga ko Mukagatare aryoha kubera keya guha. Yes. Ubundi aha ngaho ndakuvamya mite ngutwerera mu nanjye ijambo urumva umuntu Mukagatare hari Mukagatare ba Mukagatare bose se bamwe hari Mukagatare uryoha aguha Mukagatare agira ububobere ariko biya na gitsina kitagira ububobere bimwe basaza bakuze basambanyije abagore babiri bonyine usanga bana no mugore utanyara kumbe bambi yarahumaniwe abagore batanyara nibo benshi Rita TV nibo benshi Rita TV ni kuri Rita TV nshaka gusobanura icyo kintu hatagira umuntu wumva ko Mukagatare ni mwiza cyane ashobora kurusha undi mugore control nenge kubwira wabivuze nuko nari imbere ya kamera nakaberetse ukuntu sex ahanini ba Mukagatare ukuntu ba controllinga igituba cyabo iyo urimo kumurongora ku buryo wagira sentiment noneho kwa kundi urangiza y'amasohoro yawe akipinga
igituba cyo gukomeza kikacyo kuri round ya kabiri reka nkwerekeye na wundi wazarongora umeze reka nsoze Rita TV ni ukuvuga ko mu Kagatare uvuga hari urabona ko iyo ushizemo gutya mu Kagatare amenye ukuntu ayifunga nicyo nashaka kubwira arayibana ninjye akajya ayifunga gutya wajya kuyimanura none ayifunga gutya wajya mu umva sikuna kutamura ntabwo kuri kamera kuri kamera ukuntu mu Kagatare ashobora kuryohera umugabo n'abato kwabigize muri beef uvuga ko uko yinjira gutya ushyira mu pafu agenda akoma gutya ayifunga mu ndani agenda afunga none noneho kumva kuri gusate ariko bwabo bere ntabwo bubona mu ndani noneho bigatuma urangiza noneho iyo urangije agufata hano mu rutigongo akagira gutya kandi ataka cyane mama bebe ikibazo mu Kagatare nakubajije nicyo kintu kiruta umuntu unyara uri unyara noneho rero reka mpamvu y'ijambo n'igiyoboye ya kamera mama bebe ikibazo kigiye kubaza ijambo iminota umura nta kibazo nta bintu byo kujyanirira nta kujyanirira na biranga n'igiyoboye mama bebe nenda gusobanura ku kintu kigendanye n'impamvu abagabo ugasanga umugabo mu rugo rwe uburyo arongoramo umugore we ari ibintu bisondetse tubite kwa sonde ku mugore yagera hanze agiye gusambana kumuca inyuma uwahuye nawe akamwemeza ariko akamurongora biterwa n'iki ndavuga abantu nka 60% bakunze kubikora kuba abandi baki inyuma abagore babo ugasanga umugore we namuha full package ako full package akayihereza uwo hanze uwahuye nawe ariko mu rugo yamugeraho akamuha nko warya igufa ritariho inyama murakoze abakuzi ba Rita TV ibyo bintu bikunda kubaho cyane mu ngo no kuvuga ngo umugabo iyo yatekereje kujya hanze uwo muntu aba agiye kurongora cyangwa se icyo gitsina gore aba agiye kurongora aba asa nkaho akiguze ni ukuvuga ngo aba ashaka gukuramo esheki ashaka kurangizamo ya mafaranga ye yatanze cyangwa se agatekereza nyine ko uyu ni nshobora kumurongora uyu munsi ejo sinzamubona akaba ndomupoza wawe akaba yarongora akantu cecekana igihe yoboye ikiganiro mbese yanatanze n'amafaranga avuga ati amafaranga yanjye nyabyaje umusaruro ariko ku cyerekeranye n'umugore mu rugo umugabo umusondeka habaho kumenyerana ukumva ni nkaho yabaye brother and sister ukumva ko n'ejo uzakibona na mu gitondo nugishaka kuzakibona akaba yakurongora agaturu kamwe akavuga ati okay aka ninjoro wenda nibwo aho bivanyeyo neza ko nabishakaga neza very good no kuvuga ngo hari igihe iyo mutakomeje kuko reka tuse nk'aba abasobanurira abakunzi bacu kugira ngo basobanukirwe neza uburyo umuntu yajya afatamo umugore we umugore ukora ikintu cyitwa renewing umufasha cyangwa umuntu wahaye urubavu rwawe ugomba kumufata nkaho uko byagenda kose habaho ikintu cyangogera cyangwa films cyangwa theatre wajya ukinisha umugore wawe muri babiri mwenyine kugira ngo mutarambiranwa mudahararukana bafumva ko nunamugeraho umva twadusha twababwiye so novuga ngo mwarabivuze okay none ndashaka kubabwira yuko umugabo n'umugore nibo bonyine bafite uruhare kugira ngo bamenyerane kubiyo iyo mukoranye iyo gahunda na divorce ni nawahe mu Kirundi ariko iyo mudakoranye ibyo bintu umuntu amenyero novuga ngo abagabo kuntu baterera ukundi iri ni nagwa ari ibanga ni ibintu biri real umugabo ashaka gushera hari umugore akamujyaho akamurongora noneho yamara kumurongora round ebyiri iya gatatu ikanga ariko baza n'umugore mushyashya atarakoraho igahaguruka ibyo abagabo nuko bateye bose barimo kunyumva bakondeka muri comment mu section comment ushaka kurongora umugore mwiza hariya mwiza w'ikizongereza ugakato karyo warangiza ugahaga wayikoreka bitahaguruka noneho wagira ngo ukoreho ibikanga bakuzana ikindi gikorwa kiraho kimuruta n'ubwiza kikambara ubuso ukabona amabuno ukabona igitsina ikabera hagurutse ubu no bita umugabo so nuvuga ngo ibyo bintu
kugira ngo umugabo ave imbere y'umugore we mwiza, yagera hanze akaba yakwatakinga, yatangira gusambana kurenza ko yakakore ku mugore we, biterwa n'ahanini yuko badahana umwanya wo kuganira kuri love. Twakunganira ubundi twavuze ko kuri Rita TV twavuze hari ibintu byinshi twagiye tuvuga. Ubundi ikiganiro hagati y'umugabo n'umugore ni ikintu gikomeye cyane gituma ingo ziri hanze hano nyinshi za kama divorce, kubera ko umugore aganiriza umugabo akamubwira ati aha ntago hameze neza, cyane cyane muri kiriya gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Abagabo benshi cyangwa se abagore benshi bacana inyuma bitewe n'uko hari ikitabanejeje mu buriri. Rero hakabamo no gutinyana, kuba utabasha kugira gute kubwira umugabo wawe cyangwa se kubwira umugore wawe ngo koza hano niho handyohera, kuko cyane cyane yuko umugabo cyangwa se umugore ushobora kumubwira icyo kintu akaba yavuga ati umugore wanjye asigaye ajya hanze cyangwa se asigaye yarabaye indaya. Ibigabo by'ibigoryi bikora gutyo mubivuge. Bababwiye yuko ubundi tugomba kuba indaya mu ngo zacu. Uri umugabo uri umugore ugomba gukora systeme zose kugira ngo urugo cyangwa se nyamara abagore nimutabikora gutyo ku bagabo banyu, abagabo banyu bazajya babishakira mu ndaya bibone. Ariko buriya nta ndaya yakuba ku rugo neza kurusha umugore wawe. Ndavuga ibyo mvuze kandi ari buvuze ngo dukore uburaya ku bagabo bacu. Ndavuga nutabikora gutyo indaya zizabatwara abagabo. Ariko abarimo kutumba rero bayo viki kapiteni Makasi. Major but n'ubundi wabivuze. Wabihere kare. Wabivuze kare. No kuvuga ko byose bipfira muri kuganira ikiganiro. Hari amasomo ndi Makanzu ushaka guhereza abakunzi ba ikiganiro. Buriya umugore abagabo benshi bakunda kurakaza, akamubaza umujinya w'umugore kugira ngo ugenda ku kanya abe yaguha na sex ye mu ijoro biragoranye. Biba yimuhaze reaction shakisha ubuye bwose wamuha iminsi nk'ibiri umunezeza kugira ngo azaguhe sex aryohewe, nawe uryoherwe use nk'utigeza guhaho kuva yavuka. Biterwa nuko tubategura ibiganiro utunumuha aho umugore ne yaba ari umukire bingana gute aba akeneye ikintu cyitwa gift kado, niyo kaba ari akabombo kakamutahanira. Ni wiganye gute Rita TV ariko nitiye dukora ibiganiro tuzatugerageza tutanga na example kubera ko reka nkwereke wenda mwebwe mushobora kubyanga kubivuga ariko nye mbivuge nubwo Robert uraziko ajya akunda kundwanya byawongerijwe niba Major Robert akunda kundwanya rero ariko ndashaka kugira n'igitekerezo nshaka kugira kandi cyafasha abantu ba Rita TV show ariko batavuga ko ndwanya kandi oya kandi bivuze ni kwa mfano kwa mfano nigeze kugira njyewe nanifite imyaka 26 ariko ngira umugore ufite imyaka 42 Yes. Mugiye kwita numva yarakubyaye yari nyakokuru. Ni mujya inkuru tenywa. Ni inkuru nayo irankore. Ndababyira icyo kintu. Igiye kukibumbira. No kuvuga ko icyo kintu kigufasha experience yo kubaka urugo. Yagiraga complexe yo kumva ko ari mukuru kuri njyewe. Kandi nabyo ingozi nyinshi bibaho complexe nyinshi kugira ngo mure nawe akavuga akigira amaji akavuga uyu ni umwana kuri njyewe nanjye ngumufata ko ari mukuru ariko noneho umuntu arambwira wowe uri umugabo niba ngo umuntu amukubite ikofi turumvikana aribyo biza guhura ku kiganiro byabagaho ku kiganiro mututakorana ikiganiro
twazaga guhura ntabwo mwakoranaga ikiganiro mbaze mu wakoresha ubwenge bwawe. Nari ndi umwana mutoya kandi kurangiza kwanjye biba kure cyane sana 25. We ari mukuru ugasanga ndarangije naryo bivuga ngo umuntu ashobora kuba mu Kagatare kandi atari mu Kagatare. Ngiye nkarangiza vuba nka kangahe we yarangije akibisha we yarangizaga mbere wo karangiza nyuma bigasaba ko sexe yiwe yikuba cyane turumvikana ariko byose byapfaga kuki ku cyumva ikiganiro ntabwo wari uzi kote faible ye ntabwo wari uzi uko agomba kuryoha nawe ntabwo arazi imbaraga mfite rero biba bisaba byose abantu muzajye mukora umutokeke yari shugamami none se urumva ntabwo ari shugamami yari umugore umukunzi wanjye mama n'ubu ngamupepera bari ndamusuza cyangwa yarapfura nukwezi kabisa azanashake nukuri nagiye no kumushaka ndamubura. Hashize imyaka ingahe? N'umugore wanjye mfite umugore wanjye. Hashize imyaka ingahe? Umugore wanjye arabizi. Hashize imyaka ingahe mutandukanye? Afite ubungubu afite imyaka 70. 6 n'ine. Abakaremi turamushakisha rero rwo ari akareme bakurikira ibiganiro by'abanyarwanda. Rero sasa nibyo wewe wabivuze niko wabivuze ariko ukomeza kubigira nuza ubirengaho ubisimbuka ubisimbuka ariko wabivuze cya kiganiro ikiganiro ni ngombwa ko mugira ikiganiro. Ese maka umubwire mubaza akantu gato wari warongoreho umukobwa wamurongora noneho yuma gatanu akajya akiraho agasiga kuri rugongo agasiga kuri rugongo ibyo si rimwe si kabiri si gatatu umukobwa akajya yiciraho si gatatu kandi usanga bafite amataye bafite amataye oya ariko bafite amataye reka nkwerekere abona wengewe abafite amataye ugasanga afite ubwo busembwa ariko icyo aganira wowe ufite icyo kibazo ganira n'umukunzi wawe birakunda n'ibintu byoroshye yose bamukoze reka nkwereke mama bebe mama bebe nama uretse ko hano sinsho akaboko kanyera ugashaka kurenga hano ariko ugiye gukora ikintu kuko utakora ku mabere y'umugore yasomeho musome hano hano bagiye gukora oya ntabwo numva hasome Robert usomye umukunzi wawe umusoma gute ko mbona usa nkaho wamuruma bitewe na ntabwo namuruma makanzu umukunzi wanjye reka nkwereke ndaha urugero kora Robert twarajyanye sheshe Robert n'umuntu uzi kuvugira imitoma azi umuntu uri kuvuga imitoma y'abagore y'abagore ajya va mama twashwanaga kenshi mama iyo mama rero iyo mama oya inshuti Robert twarajyanaga Robert n'umugiraga no mu cyumba akakurongorera Robert ni wanshuka nigeze mbabwa rushtonge witwa oya twara ura namuzi Robert nabashaka gukina n'ibyo Robert nabashaka mbivuga umutipe ndakagira ibyo bivuge nige munyamakuru nige bategeka mwese nige chauffeur ndabigarukaho makaza nubwo arimo kumbeshya bimwe namusanze ari rwaso butare amenagura
yarapfunaguraga kamena gusa ariko ni wowe ako se yego najyaga kuri televiziyo bavuga ngo bagira gutya bari mfite mushiti wanjye Makanzu Captain Makanzu ndashaka tukubaze ndeka manze ndangize ku kibazo cyanuza cyo mutipe nababwiraga yarongoraga iminota amasegonda 15 akabarasohotse ukabona yijugunye mu cyumba akagaruka tukamubaza se wowe bike mutega amatwi tukamubaza se wowe wabigenje uti kugeze yuko bihorasohotse ngo namurangije ngo narimwishe ngo nishe umuntu aho mujye kureba twibase amasegonda 2 wijugunye yorasohotse ngo aho akuya we amazi ngo nanishe umuntu no buga ngo nuko maka wowe arakana nubwo turi mu kugana ku musozo nago tugomba kurekura tutabanje kubaza impamvu kundo tugore duto ariko aho ngaho uri kuntukira ariko nitwuko no twereka position imwe uburyo reka nkwereke abagore ntimukakunda abagore babandi cyangwa biterwa n'igihari babandi ça dépend n'igihari ça dépend urumva abagore banini babyibushye bameze ukuntu baragorana uzamura akaguru ndavunitse uri kumvuna ariko twa tugore dufite dutaye tumeze ukuntu hari akantu nigeze kubona mwaka tumiye ku cyano yayo Rita TV kari akantu ugafata gutya wagira ute ugafata uri no kuririmba no kwitaba telefone akantu gato cyangwa bagafatira hano Picha umuntu oya ntabwo ari kwica umuntu agira ikibazo ko ntabwo agira ikibazo ubikora ugiye kurangiza iyo kukwatira ufasha kwerekana ugiye kurangiza uragafata kagafata hano ku maboko akaboko izi ntoki zinjira urabona ko harimo ibisate bibiri ufata ikisate kimwe kino bifata ariko n'umushyira w'inzara ugasa nk'uworosha gutya ukubita mupaka kenshi usanga yari umugore ufite swingi afite hari abagore bavuga hari igihe usanga hano hari utubyi ukuntu cyari iki hano gutya tuzabazanira utubyi ariko ubwo bakugejeje kuntu ari umuntu ushobora having sex ku bagore having sex agira umugore aramucanganya ntabwo abari we ariko akantu bakunda kunya waguteyemo waguteyemo yarongoye mu ndaya sobanura iki kintu yarongoye indaya iyo histoire Rita arayizi agezeho bajya kumurega kuri polisi ngo yayirongoye yarangiza aramenya ubwo n'ibisanzwe n'ibisanzwe aho se Robert ntabwo bizi ahubwo se bizi nawe ujya akunesha je ntabwo nanesha je sibyo Robert aranesha ariko mu kane cyo muje muri Robert biya bintu reka akantu reka twavuge akantu gatindo gato cyane ibintu bigendanye no kunya muri sex muri mukora sex muri mukora yoga ni swing nkoko hano urongora yaje kurangiza karire amarira y'inyamarira nko bakubise kubera kuryoha akavuza induru karira ni wayivana bakayivana ngo wayikuramo akayidarira agasigara kimwe no warangiza warangije wa munyaje yarangije wayikuramo agasigara asumira ibintu tiraga vibrating amama hari n'abahera cyane uhera umwuka so bava kaya kano baniya kabara akabyende gatoya cyane ariko gashobora gunuka hoteli yose tubadubiri gashobora yambaye Burundi mukuri byambaye Burundi
yambaye Burundi urabona ko Robert uri narazwe ni Burundi avuga ko ari wowe wamwigishije wimbeshya oya Robert simuzi Robert yuko twabanye muzi Robert no urongora umugore wa mbere ntwa turi kumwe ngaho okay aho tubaye moya kamara acha nikwambie kitu kingine ngine najya ngutugane ukanya amateka niyo mpamvu makanzu kana babera bakazi cyangwa tuzakagane mu kiganiro cy'ubutaha tukanya amateka abakantu tuganira ako tuzakagana amini nari ngiye kubabwira ariko ndumva twazakaganiraho ubutaha akantu kerekeye ku muhungu ku nshuro ya mbere arangiriza mu mugore ari ubwa mbere umuntu w'imanzi kugira ngo arangize icyo ni kiganiro tuzaganira ubutaha swing zabo no kuntu bigenda twebwe nk'ababibonyeho tukiri bato babikoze gutyo hanyuma turaza mu kiganiro cy'ubutaha tuzabazana tubaganirizaho ku bintu bigendanye n'uburyo umuntu warongoye ahereye ku bagore akikanga yasambanya n'umusore agasambana n'umugore cyangwa se akarongora umukobwa ahantu bitandukaniye n'ingaruka zibaho tukatugira ngo rero twongeye tubibutse yuko imiti yose itanga akanyabugabo ubushake ni imbaraga zo kurongora ntabwo yinywa buri gihe izi cyarimwe ekagogora iriya mitsi yose ikahita ijya ku murongo hanyuma n'indi miti y'abantu bafite ibibazo by'imitsi y'imibiri byose biri hano kuri Rita TV show hamwe n'abagore bashaka kubaka hips bumps ugasanga amabere yawe yaba manini cyangwa matoya ukagira ubuzima bwiza kandi bidafite ingaruka kugira ngo ejo batazakubona byaguteye bya kanseri n'ibindi so turabashimiye mwese abakunzi ba Rita TV show dushimiye Captain Makanzu dushimiye Rita dushimiye Mama Bebe na ibiganiro byacu nakagaruka ciao